Yesu ashimwe bakristo bavandimwe bene data, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe. Mbahaye ikaze rero kuri uyu muyoboro wacu nk'uko mumaze kubimenyera, tubana kenshi haba mu bihangano, mu biganiro n'ibindi binyura kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. Ngira ngo abo tubana mumaze kubimenyera. Mbahaye ikaze rero, ariko nk'uko mubibona ntangiye mbabwira nti Yesu ashimwe, kandi mfite hano igitabo cy'Imana, Bibiliya yera. Reka rero nyuma yo kubaha ikaze kandi mbashimira, waba ugarutse ngo tubane, waba ari ubwa mbere tugiye kubana, mwese mbahaye ikaze mbifuriza amahoro y'Imana. Reka rero dusenga Imana, hanyuma nitumara gusenga Imana dusangire ijambo ry'Imana Imana impaye, Imana ikuntumyeho, hanyuma dusangire iri jambo kandi utegure umutima wawe kugira ngo iri jambo ribi ryawe nanjye ribi ryanjye, turisangire twese. Kadusenga Imana aho uri nawe tubane mu mwanya wo gusenga. Ushobora kuba uri mu kazi, ushobora kuba uri mu muhanda, ushobora kuba ufite ibindi bikorwa urimo, ariko uyu mwanya tubane mu minota mikeya. Reka dusenga Imana, hanyuma dusangire ijambo Imana impaye ngo ngusangize kuri uyu munsi. Mana Data twese ndagushimiye, mushimiye kuri Imana idukunda, ubana natwe ukatwitaho, utumenyera ubuzima. None ushimye ko uyu mwanya dusangira n'ijambo. Reka Uwiteka Imana iri jambo rimanukire mu mitima y'abazarikurikira, yaba none ndetse n'ikindi gihe. Umuntu wese uzarikurikira rizagira icyo ryubaka mu mutima we, rigira ibyo rihindura bitari bimeze neza muri byo. Urakoze kubyumvishe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mbahaye ikaze nanone rero mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Jewe ndi Sam Muvunyi, tujye kubana muri uyu mwanya mutoya. Umwanya ushobora kuba mutoya ariko ugahindura byinshi ku buzima bwawe kubw'ijambo ry'Imana. Kuko ijambo ry'Imana umwanya waba muto, ariko ijambo ntirijya riba ritoya nshuti yanjye. Ijambo ntirijya riba ritoya. Ijambo rero tugiye gusangira riboneka mu gitabo cy'Abaroma ibice 15. Turasoma umurongo wa 6 ndetse tugeze ku murongo wa 8, ariko umurongo ngambire cyane ni wa 7, 6 kugeza ku 8, ariko uzirikane ko umurongo ngendereye cyane ari umurongo wa 7, ari ufite intego y'iri jambo. Ngira ngo wenda mwene data tubana cyane kuri kamera, ujye unatunganya bino biganiro akabishyiraho, wenda niwe ari buvanemo umutwe w'iri jambo, hanyuma aze kuba ariyo taritashiraho ku murongo wa 7. Namwe mudukurikira nimuza kumva mukumva atarabikoze, muzamwandike muri commentaire mubwire mutari ko wa murongo si wo washizeho, nanjye nzabikurikira. Reka dusome rero Abaroma 15 duhera ku murongo wa 6. Bibiliya iravuga ngo, kugira ngo muhimbaze Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ari nayo se n'umutima umwe n'akanwa kamwe, nuko mwemerane nk'uko Kristo nawe yabembeye kugira ngo Imana ihimbazwe. Umurongo wa 8, ndavuga yuko Kristo yabaye umukozi w'abakebwe wo kugabura iby'Imana kubw'ukuri kwayo, kugira ngo asohoze ibyo basokuruza basezeranijwe. Tuvuge ngo amen. None reka nsome wa murongo umwe wa 7 kugira ngo muzabone uko munyurukiriza uyu muvandimwe niba naba atarabivuze nk'uko twabivuze. Uyu murongo wa 7 mundebere kari wo muzandebere karazavana mu titire y'iki kiganiro y'iki cyigisho mbagejeje. Umurongo wa 7 uravuga ngo, nuko mwemerane nk'uko Kristo nawe yabemeye kugira ngo Imana ihimbazwe. Imana ihimbazwe. Wowe udukurikiye nanjye ndimo, twemerane nk'uko Kristo yatwemeye kugira ngo Imana ihimbazwe. Bibiliya yatubwiye ngo kugira ngo duhimbaze Imana nuko twemerana. Niba ujya ukora umurimo wo guhimbaza no kuramya Imana mu rusengero utemera bagenzi bawe, burya ntabwo uramya Imana, ufite ibindi bintu uramya cyangwa uriramya wowe ubwawe. Ariko niba wemerana na bene so, kanyemera nanjye nkakwemera, Imana ihimbaza, ubwo turahimbaza Imana. Namwe nimutekereze, turi mu kinyejana abantu bashobora kuririmbana badashobora kwegerana. Umuntu akavuga ngo ngo twagiye muri repetition ngo bampagarika uruhande rwa runaka, ngo numva ntabwo repetition ingendekeye neza kubera ko nari negeranye na runaka. Uwo muntu ntabwo arimo aramya Imana, arimo arakorera Satani cyangwa se ariramya ubwe atabizi. Kuko Bibiliya tuvuga ngo kugira ngo duhimbaze Imana Data,
n'umutima umwe n'akanwa kamwe, kugira ngo tubikore neza. Kondisiyo ni imwe, twemerane, unyemere nanjye nkwemere, ngo nk'uko Kristo yatwemeye. Kubera iki biri tubwiye ngo twemerane nk'uko Kristo yatwemeye? Nuko Kristo yatwemeye nta kiguzi, yatwemeye nta cyaduciye, yatwemeye atavuze ngo wowe ngo ufite ibya mirenge, ngo wowe uratunze, wowe urakomera, umunyacyubahiro. Atwemera uko turi. Na Bibiliya iradusaba ngo natwe twemerane. Wemere umuntu uko ari, umwemerere uko ari, inshuti yanjye. Twemerane nk'uko Kristo yatwemeye kugira ngo Imana ihimbazwe. Wemere mugenzi wawe, mukorane umurimo w'Imana, muririmbana, muturanye, musengana, Imana ihimbazwe. Niba ubikora hari utemera mu rusengero warasigaye, ntabwo uramya Imana, uramya ibindi bintu, cyangwa uriramya wowe ubwawe, cyangwa uranaruhira ubusa, ntacyo urimo ukora. Twemerane nk'uko Kristo yatwemeye kugira ngo Imana ihimbazwe. Bibiliya rero idusabye kwemerana ngo kugira ngo duhimbaze Imana byemeje. Ibyo twakora byose tutemerana burya ntabwo tuba duhimbaza Imana. Niyo mpamvu reka ntanga urugero. Abakristo ntabwo leta yagakwiye kubivunika yigisha ibintu by'ubumwe bw'Abanyarwanda n'ibindi. Twemerana se ku bumwe byagorana? Unyemera nanjye nka kwemera se, ubumwe bwahera mu bantu b'Imana, bugahera mu rusengero tukaba umwe, ubumwe tukabwanduza abatemera Imana. Babona ngo nibabona imirimo yacu myiza bahere ko bahindukire Data wo mu ijuru, nibabona urukundo dufitanye, nibabona ubumwe dufitanye. Ngira ngo Yesu Kristo yigeze abwira intumwa ze, arazibwira ngo ngiki kizatuma bamenya ko muri abigishwa banjye nyakuri, nuko mukundana. Mu yandi magambo nuko mwemerana. Nimwemerana abantu bazahita babona ko muri abigishwa banjye nyakuri. Kristo yabivuze kuko yarazi ko iri ari ryo hame ryo kugira ngo duhimbaze Imana by'ukuri, duhimbaze Imana byuzuye. Nuko twemerana, nuko unyemera nanjye nkakwemera, nuko unyumva nanjye nkakumva, nuko nguha igitekerezo cy'ibyiza nawe ukampa igitekerezo, nuko unyunganira mu kazi no mu bindi bikorwa nanjye nkakunganira, kugira ngo Imana ihimbazwe. Twemerane, unyemere. Niba turabavuga butumwa tuvuga buri jambo ry'Imana, twemerane nk'uko Kristo yatwemeye kugira ngo Imana ihimbazwe. Nimbwiriza ufashwe, nanjye nimbwiriza ufashwe, maze twemerane. Haleluya, Imana ihimbazwe. Nindirimba uri umurimbyi mugenzi wanjye ufashwe, nawe nuririmba nanjye mfashwe, kugira ngo Imana ihimbazwe. Ariko Imana ihimbazwe we, nukuri Imana ihimbazwe. Ndashimira Imana igiye kudushoboza kwemerana. Ndashimira Kristo ugiye kudushoboza kwemerana. Ushobora kuba byari byaranze, ushobora kuba byari byarakuyobeye, ariko uyu munsi twemerana uko Kristo yatwemeye kugira ngo Imana ihimbazwe. Iyo usomye mu Efeso, Bibiliya iravuga ngo nuko mukomeresha ubumwe bw'umwuka, niwo murunga w'amahoro. Bivuze mu yandi magambo, ubumwe bwacu bukwiye kuba ubumwe bw'umwuka, tugasabirana, tugasengerana, ukansengera nkagusengera, ukansabira nkagusabira, ukanyifuriza ibyiza nkakwifuriza ibyiza, tukemerana nk'uko Imana yatwemeye, nibwo tuzayihimbaza by'ukuri. Imana ihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana rero riratubwiye ngo nuko nimwemerane nk'uko Kristo nawe yabemeye kugira ngo Imana ihimbazwe. Imana ihimbazwe. Wowe rero udukurikira uri umukristo, uri umuririmbyi, uri umuvugabutumwa, uri umushumba, emera mugenzi wawe. Ibintu byo kuvuga ngo sinzi ngo amavuta, ngo abana abanyamavuta, ngo abasinzi, twemerane nk'uko Kristo yatwemeye kugira ngo Imana ihimbazwe. Twemerane nk'uko Kristo yatwemeye kugira ngo Imana ihimbazwe. Nshuti yanjye, unyemere nanjye nkwemere, maze nitujya dukora imirimo y'Imana, Imana itwemeje. Bibiliya iravuze ngo ku murongo wa 8 yatubwiye ngo Kristo yabaye umukozi w'abakebwe ngo wo kubagabura iby'Imana kubw'ukuri kwayo. Kugabura iby'Imana birasaba ukuri kwayo. Ukuri kw'Imana rero ni Kristo. Ukuri kw'Imana ni Kristo. Kandi guhamya Kristo mu kanwa kawe birasaba kunyemera nanjye nkakwemera. Iryo bwiriza n'utari byumva nshuti yanjye. Nimutekereze Bibiliya igitubwira ngo nuko rero ngo umuntu wese muri twe ngo ye kwizirikana ubwe, ngo ahubwo azirikane mugenzi we, ngo amubere inyunganiza mukomeze. Ariko Imana ishimwe. Ikongera ikatubwira Bibiliya kandi ngo mwebwe abakomeye ngo mwihanganira abadakomeye, ngo dusabe kugira kwihangana, ngo tugereke ingeso nziza na bya bindi byose batubwira. Ariko ikiruta byose ngo twemerane nk'uko Kristo yatwemeye, ngo Imana ihimbazwe. Ihame ryo guhimbaza no kuramya Imana nuko ababikora babikora bemerana. Ni nayo ntego turimo. Ni irihe hame ryo kuramya no guhimbaza Imana?
baririmbyi mujya mubabona mu bitangazamakuru, abaririmbyi nanjye ndaririmba, abahanzi abavuga ko ari abaramyi bakajya mu biganiro bitandukanye ku bitangazamakuru, babahaye umwanya bakavuga, umuntu akavuga ati nitwa runaka ndi umuramyi, ndamya Imana nkanayihimbaza. Ariko se inshuti yanjye, kuri umuramyi abo mukora bimurabemera ngo ndi umuramyi? Uri umuramyi se? Kandi ihame ryo kuramya no guhimbaza Imana twaryumvishe ni irihe? Nuko wemerana na bene so. Turemerana ntunsubize ubitekereza. Ariko Bibiliya dusabye ngo nuko rero twemerane nkuko Kristo yatwemeye kugira ngo Imana ihimbazwe. Ibyo twakora byose, amaturo twatura, indirimbo twaririmba, ibihimbano by'umwuka twakora, ibyo twakora byose mu rusengero tutemerana, zero. Ibyigisho wakigishwa byabingana kose utemera abavuga butumwa bagenzi bawe, zero. Indirimbo wahimba zose n'abahimbira korari mu gihugu zose zishoboka utemera abandi bahimbyi, zero. Ibyuma byose wagura mu rusengero, intebe wagura, insengero wakubaka utemera bene so, zero. Ihame ryo kubikora ngo bihimbaze Imana ni rimwe, nuko twemerana nkuko Kristo yatwemeye. Ngiri hame ijambo ry'Imana ritubwiye ngo nuko nimwemerane nkuko Kristo yabemeye kugira ngo Imana ihimbazwe. Iyo usoma kino gice cyo mu Baroma dusomye cya 15 guhera ku mirongo yayo ibanza, hari amagambo avuga ngo kuko hariho ikiringiro kimwe, hari Imana imwe. Mbese Imana ni imwe, natwe twikorera muri ubwo buryo bw'ubumwe n'urukundo. Duhimbaza Imana, dukundana urukundo nk'uko Kristo yadukunze. Nicyo kizatubamena ko muri abigishwa banjye nakuri, nuko mukundana. Niko Bibiliya ivuga. None muri iki gihe turakora tudakundana, twibaza niba dukorera Imana yo kuwande, twibaza niba tuzajya mu ijuru ryahe. Nimureke twemerane nkuko Kristo yatwemeye kugira ngo Imana ihimbazwe. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, Imana ihabwe icyubahiro. Imana irashaka ko twemerana. Reka tugaruke iwacu nk'Abanyarwanda. Abanyarwanda iyo tuza kwemerana, umunyarwanda akemera mugenzi we. N'abakoloni bari kujya baza babwira umuntu ngo urana umuhutu, urana umutwe, urana umututsi, ugatubabwira ngo ariko turemerana. Ibyo si byo by'ingenzi, kinzi ko twemerana. Ariko kuko abantu batemerana, kuduteranya byaroroshye. Abantu barangana, urwangano rurakura, rugeraho rubyara amacakubiri arakura, abyara jenoside. None nimurebe ingaruka Abanyarwanda tubamo kubera amahano ya jenoside yakorewe Abatutsi. Yadushegeshe kubera byurire ku kantu ko kutemerana gusa. Umuntu atemera mugenzi we, umuntu atumva mugenzi we. Nshuti yanjye, nimureke twemerane nkuko Imana yatwemeye kugira ngo tuyihimbaze. Ibyo twakora byose, imisozi twazamuka, ibibaya twagendamo, ngo tugiye mu mavugabutumwa, tutemerana n'ubusa. Nimureke twemerane nkuko Imana yatwemeye kugira ngo Imana yacu ihimbazwe. Reka twemerane. Nshuti yanjye, ndifuza ko aho uri utekereza kuri iri jambo, hanyuma tugasenga Imana tukayisaba kudushoboza kwemera. Tukanyemera nanjye nkakwemera. Tekereza mu mutima wawe abo mukora umurimo umwe mu nzu y'Imana, utekereze niba ibyo mukora mubikora mwemerana. Aho usanga mutemeranaga, utera intambwe usange bagenzi bawe, cyangwa ubasangize n'iri jambo nabwo urabukoze ivuga butumwa, maze twemerane nkuko Kristo yatwemeye. Imana yacu ihimbazwe. Reka dusenge Imana, hanyuma dusabe Imana dushoboze kwemerana nkuko yatwemeye. Imana yacu ihimbazwe. Mana yacu nziza, uradukunda kandi utwitaho, niyo mpamvu utugiriye inama ukaduha ijambo nk'iri ngiri kugira ngo twongere twisuzume turebe bitagenze neza, maze tuguhimbaze nkuko bikwiye. Umuntu wese ukurikira ijambo umushoboze gukurana nkuko bikwiye, maze twemerane nk'abana b'Imana nkuko watwemeye, maze data twese uhimbazwe. Urakoze kubyemeye kujya gushoboza imitima yacu n'abakurikira ijambo, ukadushoboza kwemerana nk'abakwemeye, maze tukabona uko tuguhimbaza. Tubishimiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amahoro y'Imana bane namwe, mwakoze cyane kubana natwe.